hari igitaramo The Ben na Bruce Melody bazahuriramo na Diamond Platnumz mu kwezi kwa munani, aho Diamond Platnumz yakoze urutonde rw'ahantu azagenda azenguruka akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Yaje gushyiramo na Kigali, kandi murabizi abami bari muri Kigali ni Bruce Melody ndetse na The Ben. Yes, wasanga ugiye utarebye iyi video. Iyi ni video nziza ishobora gutuma wishima, umera neza, ufite stress zikaba zagabanuka, ufite uburwayi, utameze neza, wahombye, nta kazi ufite, ushonje, usenga cyangwa udasenga. Iki ni ikiganiro kigomba kugufasha kumera neza mu buzima bwawe bwose. Iki ni ikiganiro tuzajya tugezwaho nanjye, njye nitwa Tsinda, ariko biragusaba kuba warakoze subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro bizajya bigucaho kenshi cyane. Ni ibiganiro byinshi, hazaba harimo urwenya, tuzajya dukora tuvuga ku bahanzi, abastari nyarwanda bagiye batandukanye, turi mu rwego nyine rwo kuzamura industry kugira ngo ikure igere ku rwego rwo hejuru cyane. Rero ntago mbyitayeho nimba urwaye cyangwa utarwaye, icyo ngutegeka ni ukureba iyi video ukayirangiza, cyangwa se ukarebaho iminota ushoboye, ariko ukarebaho ku buryo ushobora kuba umeze neza, cyangwa se uri buze kugira ikintu ukuramo muri iyo video. Ushobora kudakuramo amafaranga ariko ugakuramo ibyishimo, ukaruhuka mu mutwe. Njye nitwa Tsinda, ubundi niyita umugaragu w'imyidagaduro. Ndi umugaragu w'imyidagaduro. Sinzi nimba mbivuze neza. Ni njyewe muntu ushobora kuza gukora ikintu ntari buze guhembwa, n'izi mbuga zitari buze kumpemba, usibye wowe ubaye wabigiramo uruhare, ugakora subscribe, bikaba byagenda neza. Rero ni wowe nshimira, kandi abantu 6,000 tumaze kugira ntago ari bakeya, n'icumi tugomba kubagira. Mukore subscribe muri benshi. Ngo byagenze gute rero? Imihanda yahiye, imihanda yanyereye, abantu bari guterana ibyuma ubutitsa. Ngo The Ben ngo Bruce Melody yamuroze. Ngo The Ben ngo indwara arwaye ngo ni indwara ngisanzwe. Ngo The Ben indwara arwaye ngo yarwaye ngo ku cyumweru. Inkuru zabaye nyinshi, urebye ushobora kutabona ahantu zihera bitewe n'ubwishi bwabyo, ariko kano kanya nibyo tuje kureba hamwe. Aho turaza kurebera kuri The Ben, tuhite tuguruka tukugendere kuri Diamond Platnumz. Ibintu ari gukora bigomba kwigisha abahanzi b'abanyarwanda, cyane cyane Bruce Melody na The Ben. Gusa The Ben muri kano kanya uri mu bibazo bikomeye cyane by'uburwayi afite, bwamutunguye cyane, turi buze kurebera hamwe. Bruce Melody nawe ari mu bihombo bikomeye cyane nyuma yo gukora marketing y'ibitaramo bizazenguruka igihugu ari kumwe na The Ben, ariko The Ben akaza kuba yarwaye. The Ben uburwayi bwiwe buteye inkeke cyane, Bruce Melody ndetse na timu yiwe bashobora kuba bahomba nibura amafaranga y'imyaka nk'itatu badakora umuziki. Bino bitaramo bya Bruce Melody biramutse bitabaye, yahomba amafaranga nibura hagati y'umwaka umwe cyangwa imyaka 3. Bruce Melody n'umuhanzi ugomba kurebera kuri The Ben, ugomba kurebera kuri ba Diamond Platnumz uburyo baba bafasha bagenzi babo. Melody ntago arajya gusura The Ben aho arwariye mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare. Ni ibintu rero bibabaje cyane, ndetse ni n'ibintu tugomba kuba twavuga ko ari umutima mubi, ari ukudacuruza kw'aba basore nta n'ubushuti bafitanye. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, kuba abahanzi dufite banini bagari, umwe agira ikibazo ntihagaragara ifoto cyangwa ka video umwe yasuye undi.
n'abanzi bafite icyo bavuze mu muziki nyarwanda. The Ben kuba yarwaye, numvise ngo yarwaye typhoid, ariko byanga byakunda ngo afitemo ngo n'ibimenyetso bya malariya. Abasobanukiwe ibintu by'indwara barabizi neza ko izo ndwara zifitanye isano cyane cyane mu bimenyetso, ariko The Ben ibiri kuvugwa nuko indwara idakabije cyane, nubwo benshi bari kwemeza ko The Ben yaba yaratatswe na malariya, ariko kubera ko ari ikijeya, ari umusore ufite kuba yarakoze siporo zikaba zamurindira umubiri, zikaba zitari kumwangiza cyane. The Ben arwaye ngo malariya, niyo makuru ari imihanda. Abamotari niko bari kuvuga ngo harimo ngo ibintu bya malariya. Reka twigarukire ku bitaramo The Ben na Bruce Melody bazacakiranamo na Tiger nako na Simba ariwe Diamond Platnumz. Ibi ni ibiganiro bigiye gukorwa cyangwa se byanarangiye, kuko igitaramo kibura amezi 4 gusa. Ni ibitaramo bizakorwa mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Ibi bitaramo ni ibitaramo bizaba ari byinshi mu Rwanda, kuko murabizi neza MTN mu Iwacu na Muzika festival ibiri gutangira. Mwabonye abanzi bagiye batandukanye bazaririmbamo. Mwagiye mubona Bruce Melody nawe atangaza ko azazenguruka igihugu cyacu cyose agenda ahereza show abanyarwanda. Bruce Melody ashobora kuzahomba amafaranga nibura ay'imyaka 3 bino bitaramo nibiramuka bitabaye, kuko arateganya kuzinjiriza muri The Ben. Bakoranye ibitaramo byiza we na The Ben, nimba mubyibuka neza. Bakoze ibitaramo byiza cyane ku rwego rwo hejuru. Igitaramo bakoze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, New Year Grove, cyari igitaramo cyiza. Arena yose yaragiye irapfuka, abahungu bakorera amafaranga bivayo. Biriya bintu bivuze iki? Biriya bintu bigaragaza iki ku muziki nyarwanda? Ese ninde mwami, ninde ushoboye, ninde ugomba kwambara ririya kamba? Bruce Melody agize umwaka The Ben ntakiri ngo bakomeze kwamamaza bino bitaramo, bazanabikorane. Yaba ari muri riske mbi cyane ku buryo ashobora kuba yasohoka mu nzu ya 1:55 AM, kubera ko ngo indirimbo Pom Pom ni amakuru dukura imihanda ishobora kuba yarabahombeje akayabo k'amadolari arenga 50,000, kuko iriya niyo ndirimbo mu mateka y'umuziki nyarwanda yahenze. Ni indirimbo yatwaye asaga miliyoni 150. None bafashe undi mushinga, barawufashe baravuza ati reka dufate n'ibitaramo bizenguruka igihugu, ukabishyira muri Sama, ubizi neza ko Iwacu na Muzika ihari kandi ho batishyuza. Diamond Platnumz tugiye kumubona aje none gukorera igitaramo hano mu Rwanda. Ibyo bintu bivuze iki? Ibyo bintu bisobanuye iki? Kandi ibyo bintu mba ndi kugenda mbabwira. Diamond Platnumz ari muri campaign yo kuba yaba umuhanzi wa mbere muri Afrika, dore ko ngewe mbona abideservinga, ngewe mbona abikwiriye cyane, kubera ko ni umuhanzi wabashije gukora ibintu David atarakora. Ni umuhanzi wabashije gukora YouTube channel imaze kurebwa na miliyoni 11, ifite abasubscribers miliyoni 11. Urumva ni umuhanzi munini cyane, ni umuhanzi ufite icyo avuze mu ruganda rw'umuziki wa Afrika. Yagiye muri Kenya, yagiye muri Nigeria, bose bamanika inkweto baravuga ati umwami yaje, the king yaje. Umwami wa YouTube ni umwami w'amahit.
ariko nimba ari gukora bino bintu akaba aje no mu Rwanda gukora ibitaramo, bino bitaramo byose tuvuze hano ruguru, cyaba icya Bruce Melody cyaba icya MTN Iwacu na Muzika, ntabwo bino bitaramo bizitabirwa kurenza igitaramo cya Diamond Platnumz. Kandi ikizakubwira ko abantu bazaza muri kiriya gitaramo amafaranga azayakusanya yatware, ahubwo The Ben na Bruce Melody abahereza icyo bita platform bamenyekane, bagende bakoreho imiziki yabo, bagende performing indirimbo, ariko ntago azigira bishyura habe n'igiceri na kimwe. Ibyo bintu rero nagasuzuguro gakomeye cyane. Wakakwiye gukora ibintu ikishyurwa, wakakwiye gukora ibintu bakaguha amafaranga, uri umunyamuziki. Ndumva ngewe cyaba ari igitekerezo cyiza cyuko Bruce Melody na The Ben bagomba guhabwa hariya agaciro. Ibyo bintu ndabivuga nta kintu ndibuze kuba. Hari andi makuru ari imihanda turi kubona uwo bita Bosco Empire, usanzwe umenyerewe mu matiku, wa mugabo ufite ijigo rimeze nk'iry'ingurube, ngari kurwana n'ikindi kigurube kigenzi cye ngo ni Kasuku Media. Kiriya kigabo ngo ni cya Kasuku, ni ikigabo gifite ubwenge bwinshi ariko kigitakura cyane. Ni ikigabo gishobora gushoza intambara, kigakora amapuraka y'ubugoryi, kikataka abayobozi bagiye batandukanye, kuko ejo bundi nagiye mbona cyaratatse uriya mubyeyi Scovia mama w'u Gasabo, amwataka ngo agomba ngo se ngo niwe ngo ugomba guhitamo ngo umuntu ufungwa, ngo niwe ugomba guhitamo ngo umuntu ugomba kuba yahanwa. Ntago ari byo, biriya bintu no gushaka content z'ubufu, content z'ubugoryi, ari kugira ngo muze tuvuge ku muziki. Mwagiye gushwana mu baturage, mwagiye gushwana mu banyamakuru, nibo bagiye akwatako. Ni ibintu bitari byiza, ni ibintu bigomba kuba byahereza isura nziza muzika nyarwanda. Muzika nyarwanda yo tugomba guhereza intebe. Ariko hari amakuru menye kuri Kasuku Media ntarenze ingohe ngo kiriya kigabo burya ngo ntago kibyara. Hari abanyarwanda benshi batita ngo nacyo ni igitinganye. Gusa ibyo kuba ari umutinganye byo ntabyo nzi, ariko ngo yashatse abagore babiri, niko amakuru ari gusohoka ku gitangazamakuru cya Bosco Empire. Ari kuvuga ko atabyara, ngo yashatse ngo abagore babiri barabana nk'umugabo n'umugore, ngo icyitwa gutera inda uyu mugabo ufite umudigi wagwiriye kakaboro birangira neza ngo atabyaye, birangira uyu muniga bamubenga gutya ngo akajya gushwarirwa muri Amerika. Uyu musore ufite agatubutse mu mujyi wa Kigali ari mu bantu bihagazeho, Kasuku wa Mipangu, ni umusore ukunda gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko akaba yanga abatinganyi, kandi abantu benshi nawe bamwita ko ari umutinganyi. Ni ibintu bibabaje cyane rero kubona umuntu nkuriya ufite ubwenge, umuntu wize, ufite amafaranga, uzenguruka amahanga, wandagaza ubuyobozi bw'itangazamakuru. Ubwo ni Scovia. Njyewe nitandukanyije nawe, ibintu ndi kuvuga ndaza kwitandukanya nawe. Hari ibintu byinshi tujya tureba mu buzima busanzwe ugasanga nyine ni ibintu byakugoye, ni ibintu ngo byakugobye, ngo byagucanze. Abantu byacanze ni nk'aba bose ko baturuka igihugu, n'abantu b'ibigoryi, b'ibigorofani biba biri aho ngaho, biba byicaye aho ngaho, biri kuvubunza umunwa gusa, nta kindi kintu
bagomba kuba bamarira igihugu. Wahunze igihugu, nta muganda ukora, nta gusorera igihugu. Ubwo se urumva ari nde wagucira kari urutega wowe ngo ni boss kuko ari we ndi kubwira? Nta muntu wagucira kari urutego. Ibyo kuzana ibintu by'amateka y'u Rwanda ngo mwabizanyemo ngo imiryango yanyu, ngo bamwe ngo ni interahamwe, ngo abandi ngo ni ibigarasha, boro. Icyo ni igihugu buri kuvuga. Ibyo muvuga ntago mubizi. Ugomba kumenya ubwenge, mukagenda mukabiganirira hariya mu mijumbajumba hariya hepfo mu kabande mutwaye ibishingwe. Hama mukabanza mukamenya u Rwanda icyari cyo. Mwami bimwe, mwami bumwe, nta n'isoni. Ugomba kubanza ukamenya amateka y'igihugu. Ababyeyi bawe nimba bari kwamburwa uburenganzira, byereka inzego bireba, ubibizanamo igihugu. Ugomba kuba wafashwa nk'uko abandi bafashwa. Nimba wahohotewe, ugomba gufashwa, ariko wikwataka abantu nguzane personal life yabo hano kuri zino mbuga zacu dukurikiranaho amakuru agiye atandukanye. Ndekeka ngewe ntari buze kuba natinda, reka ngarukira ahangaha. Shimira buri muntu wese wagize uruhare mu kuba yarebye bino biganiro byacu, ari kudufasha mu kubaka Tsinda Show, mu gushyigikira umuryango wacu wo kuba twagira channel natwe iri monetize. Mukore subscribe murebe bino biganiro byacu. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ciao ciao. Thank you.